ngiye kwigisha uko wabona ipatanti yawe mu gihe wayidekaraye kuri RDB, mu gihe wamaze kuregisitaringa kampani yawe. So ikintu ukora, uraza ukajya ku mashini yawe cyangwa se ukajya kuri telefone, ukajya muri browser yawe ukoresha, niba ari Chrome cyangwa se Opera cyangwa se iyindi, ugahita ujya hano kuri search ukandikamo RRA, byamara kuza ugahita ujya hano munsi ya RRA ukajya kuri RLGMS ugakandaho. Iyo ukanzeho bihita byizana. Icyo ukurikizaho ni ukujya ku misoro. Iyo ugeze ku misoro rero, ikintu ukurikizaho ni ugushyiramo nimero iranga usora. Nimero iranga usora rero ni TIN number. Niyo TIN number rero niyo ushyiramo. Iyo utarakuretinga konti, ushyiramo TIN number yawe hano. Hano hasi kuri password, urabona ko utazi password kuko ntabwo nyine nibwo bwa mbere wenda ugiyemo, uhita ukanda kuri wibagiwe ijambo banga hasi ya injira. Iyo umaze kuhajya bahita bakubwira ngo wibagiwe ijambo banga, ukandikamo nimero iranga usora. Izina ukoresha nyine ni ya TIN number. Ukandikamo nomero ya telefone bari bukoherezeho password, ukasubmitinga. Then bahita bakohereza ka message kakwereka ko ibyo wakoze byabaye successful. Ugahita wongera ukaza ukandika hano kuri nomero iranga usora, ukandikamo TIN number yawe. Noneho hano ukandikamo ijambo banga RRA yakoherereje. Wamara kurishiramo ugahita ujya kuri injira, login success, ugahita ugera kuri iyi poto ukaba winjiyemo. None hari ahantu haba handitse ngo kwiyandikisha. Urabona kwiyandikisha tugezeho, hari icyemezo cyo kwiyandikisha cyangwa se iyo hari trading license, ipatante. Iyo niyo wenda urugero, iyo ushaka ipatante uhita ukanda hano kuri trading license, umuntu ushaka ipatante. Urabona ko baba bihari. Noneho bagahita bakubwira hitamo umwaka turimo ni 2025. Ugahita wandika ngo get trading data. Bahita bakwereka ibihari. Iyi niyo kampani. Ugahita ukuramo PDF, ukayisevinga. Iyo umaze kuyisevinga PDF urayopeninga nk'ibisanzwe. Ubwo tukaba tubonye ipatanti yacu.